Yesu ashimwe bene data. Turashima Imana kuri uyu munsi, tugeze ku munsi wa gatandatu w'amasengesho y'iminsi 21. Turashima Imana ko yabanye natwe kandi kikaba gikomeje kubana natwe. Kandi namwe ndabashimira ubwitabire, kwitanga, ibitekerezo, kugira inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ibagirire neza kandi ibahe umugisha, kandi nzi neza ko umuhati wanyu atari ubusa ku Mwami Imana, ntabwo muzakorwa n'isoni rwose. Rero reka dusenge kugira ngo aya materaniro yacu yo kuri uyu mugoroba Uwiteka abane natwe, kandi ijambo rye tugiye kumva, tugiye kwakira, ritugire imimaro mu mitima yacu kandi ritwungura ubwenge bwose n'imbaraga, kandi riduhumurize muri ibihe turimo gucamo bisa n'ibitoroshye, ariko kuwiteka byose birashoboka. Kandi izi nzira ducamo irazireba, irazitegereza, kandi izatugirira neza. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ko ari we Mana nzima, kandi Imana y'urukundo, kandi Imana y'ubuntu. Urera, urakiranuka, kandi urahambaye. Duciye bugufi rero kubw'ijambo ryawe kugira ngo rize rikomeze imitima yacu, kandi ryagure imitima yacu, kandi rikomeze imitima yacu, tumere nk'abubatse ku rutare rutanyeganyega. Mwami urakoze, urakoze, ntaba ari twebwe umwuka wera, ngwino tuyobore kandi dusobanure ijambo ryawe. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Bene data, rero reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ibice 7 umurongo 24 kugeza kuri 27. Haravuga ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, imiyaga irahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa, ari nk'umuswa, ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Haleluya. Yesu ashimwe bene data. Turashima Imana rero kubw'ijambo ryayo kuri uyu munsi, ijambo rizima kandi ry'ukuri, rikomeza imitima yacu kandi rihumuriza. Turashima Uwiteka rero kuko ajya tugaburira umunsi ku munsi, kandi akatwitaho, kandi akaduha ibyo kurya bikomeza ubugingo bwacu. Mu by'ukuri umutwe w'ijambo ry'uyu munsi uravuga ngo ikomeze ku rutare, ahandi ni umusenyi. Rero Umwami Yesu aratugira inama uko dukwiye kubaho, tuyobowe n'ijambo kandi twubatse ku ijambo ry'Imana. Icya mbere, umuntu wese wumva ijambo rya Kristo akaryumvira ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Mu by'ukuri icyo twatekereza ni iki ngiki. Mwene data, ubuzima bumeze nk'inyubako. Uko wabaho kose uba wubaka ubuzima bwawe. Uko wabaho kose uba wubaka ubuzima bwawe. Imibereho yose wabaho uba wubaka ubuzima bwawe. Hanyuma batwiye ko ubuzima bumeze nk'inyubako. Habaho inyubako zikomeye n'izoroshye. Gukomera kwazo gushingira ku bikoresho byazubatse, cyane cyane ibikoresho byubatse urufatiro. Kuko gukomera kw'inzu gushingira ku rufatiro. Uramutse wubatse inzu n'amatafari ahiye, ukayubaka neza n'amabati meza n'igisenge cyiza na parafo nziza, ariko mu rufatiro warashyizemo ibitaka, warashyizemo umucanga, iyo nzu, ibyo bikoresho wakubakaho byose byaba impfabusa. Ariko uramutse washyizeho urufatiro rwiza rw'isima n'amabuye bivanze n'ibyuma, hanyuma hejuru ugashyiraho ibikoresho byoroshye, iyo nzu ishobora kwihanganira ibibazo byayigeraho. Mu by'ukuri gukomera kw'izo nzu, yaba iyoroshye cyangwa ikomeye, gukomera kwazo gushingira ku bikoresho byazubatse. Icya kabiri nanone, gukomera kwazo kugaragara iyo zihuye n'ibiza. Iyo zihuye n'ibiza cyangwa se n'ibibazo cyane cyane umuyaga, imvura, imivu y'amazi, imitingito n'ibindi. Naho ubundi bigihagaze, ibihe bitarahinduka, ikirere kitarahinduka, hataraza ibiza, inzu zose zaba nta kibazo zifite. Hanyuma rero Yesu Kristo aratugira inama yo kubaka ubuzima bwacu ku rutare, ari ryo jambo ry'Imana, kuko ari cyo gikoresho gikomeye ndetse nirwo rufatiro rwizewe dushobora kwihanganira ibiza byose bishobora kutugeraho
bikadusiga tugikomeye. Ni ukuvuga ngo ubuzima bugereranywa n'inyubako. Kristo aratugira inama uyu munsi y'uko ubuzima bwacu dukwiye kubwubaka ku ijambo ry'Imana. Ubuzima bwacu dukwiye kubwubaka ku ijambo ry'Imana, dukwiye kubwubakisha ijambo ry'Imana. Urufatiro rw'ubuzima bwacu rukwiye gushingira ku ijambo ry'Imana. Imitekerereze yacu igomba kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Hanyuma ikindi tugomba gutekerezaho, hari ibindi bintu dukenera mu buzima ndetse dushyiraho umutima cyane, urugero amafaranga, kwiga amashuri, inshuti n'abavandimwe, abakomeye tuziranye twakwishingikirizaho, kwemerwa n'abantu n'ibindi byinshi ntavuze. Ndetse rimwe na rimwe abantu bagerageza kubyubakaho ubuzima bwabo, ariko umurongo wa 26 uratubwira neza ko umuntu wese wumva ijambo ry'Imana ntaryiteho azasa n'umupfapfa n'umuswa wubatse inzu ye ku musenyi. Umuntu wese uzafata ibi bintu tumaze kuvuga, amafaranga, amashuri, inshuti, ubutunzi, kwemerwa n'abantu n'ibindi byinshi tutavuze abantu bashobora kwishingikirizaho ubuzima bwabo, icyo gihe uwo muntu ngo uzabikora gutyo azaba ari umupfapfa umeze nk'umwubatsi wafashe inzu ye akayubaka ku musenyi. Ni ukuvuga ngo agafata ibikoresho akabishyira ku musenyi bidafite urufatiro rw'urutare, bidafite urufatiro rw'amabuye akomeye. Uwo muntu ngo niko azaba ameze. Ariko Yesu aratubwira ko tudakwiriye kubyubakaho ubuzima bwacu kuko bigereranywa n'umusenyi. Mu by'ukuri umusenyi, umuvi yuje urawutwara, umuyaga yuje urawutwara, imvura iguye irawutwara, abantu iyo bahanyuze barawutwara. Mbese umusenyi ntiwawugirira icyizere ngo uterekeho ikintu kuko wasanga cyatembagaye. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana tubwira ko ibintu byose twakubakaho bimeze nk'umusenyi. Urugero rutoya, uyu munsi twe dufite akazi twakoraga, abantu barafite akazi gatandukanye. Uyu munsi abishingikira ku nsengero zabo zubatse neza ntibakiziteraniramo, abari mu mashuri bigabagamo meza ntibakirimo kuyatekereza, abari bafite akazi keza uyu munsi bamwe batashye bari mu rugo ntibize niba zagasubiraho. Mbese ni ukuvuga ngo ikintu cyose twakubakaho ubuzima akanya kariko kose gishobora kuvaho tugasigara kitagihari. Kristo aratugira inama yuko tudakwiye kubaka ubuzima bwacu kuri ibyo bintu byose kuko birashira, bijya bivaho. Iyo ibibazo bije biragenda, iyo intambara zije birasenyuka, iyo indwara zije birasenyuka, iyo biteye ubwoba bije birasenyuka, iyo abantu bahindutse barahinduka. Bimeze nk'umuyaga ugenda, umuyaga urahuha bikagenda, bimeze nk'umusenyi. Cyo tugomba gutekereza bene data, reka twubakishe ubuzima bwacu ijambo ry'Imana, kuko nibwo tuzashobora kwihanganira ibihe ducamo, indwara, inzara, inzangano, ubukene n'ibindi byose bigereranywa n'imiyaga n'imvura n'imivu twabonye mu ijambo ry'Imana byikubita ku buzima bwacu umunsi ku munsi. Iyo indwara zivuyeho inzara iraza, iyo inzara ivuyeho ubukene buraza, ubukene buvuyeho abantu baratwanga n'ibindi ntavuze bitandukanye. Ariko ibyo byose bigereranywa n'umuyaga wikubise kuri za nzu, wikubita ku mazu yacu dutuyemo. Amazu yacu dutuyemo ibyo bintu biyageraho, imiyaga irayahuha, imvura irayagwira, imivu irayatembera. Ariko iyo yubatse ku rutare, iyo afite urufatiro ruzima ntacyaba. Ibyo bisa n'ubuzima rero bwubatse ku ijambo ry'Imana bwo ntacyo buba. N'ibindi bintu mu buzima turabikenera rwose mu buzima. Dukenera amafaranga, dukenera inshuti, dukenera abavandimwe, dukenera kwiga amashuri, ariko twe kubigira urufatiro kuko bitazihanganira ibihe ducamo, ahubwo urufatiro ruzima rutanyeganyezwa n'ibibazo ni ijambo ry'Imana. Mwene data, haleluya. Ese ijambo ry'Imana twarigira urufatiro dute? Icya mbere, soma ijambo ry'Imana buri munsi muri Bibiliya, urisome ubigire intego mu buzima bwawe. Nk'uko urya ibyo kurya bya buri munsi, urisome, uritekerezeho, uritindeho, urisome. Intambwe ya kabiri, risobanukirwe uyobowe n'Umwuka Wera. Menya icyo rivuze, ko si ugusoma gusa. Umwuka Wera agusobanurire icyo rivuze, icyo rikubwiye, icyo rigusaba gukora. Hanyuma icyo rigusaba gukora ritekerezeho kenshi. Cya gatatu, ritekerezeho kenshi amanywa n'ijoro, aba aryo utindaho. Kuko ibyo umuntu atekerezaho cyane asa nabyo nibyo avuga. Ibyo umuntu atekerezaho nibyo avuga, nibyo bimuyobora.
kuko umuntu si umubiri, umuntu si amaboko, umuntu si amaguru, umuntu ni ibitekerezo. Iyo ujya gusobanura imiterere y'umuntu ni ibitekerezo bye. Iyo urimo utinda ku kintu ugitekerezaho uba urimo kucyubakisha ubuzima bwawe, kiba kirimo kubaka ubuzima bwawe. Icyo watinze ugitekerezaho birangira wagishyize mu bikorwa. Niyo ntambwe ya 4. Kurikizaho ibyo wasomye, kubishyira mu bikorwa. Kurikiza ibyo wasomye mu kubaho kwawe, bishyira mu bikorwa, bizizana mu by'ukuri. Nusoma ijambo ry'Imana ugatekereza, ukarisobanukirwa, ukaritekerezaho ku manywa na nijoro, bizarangira ukurikije ibyanditswemo byose. Iyo umuntu yicaye akareba filime y'intambara, akayireba amasaha nk'abiri, ayivamo atekereza intambara, ayivamo ari umunyentambara. Iyo ari filime y'itera amakofe, ayivamo agerageza gutera amakofe. Rimwe benshi bakajya muri karate y'urubyiruko, bajya kujya muri karate bakiga gutera amakofe kubera ko barebye amafilime y'itera amakofe. Mu by'ukuri ndakwingize mwene data, tinda tekereza ku ijambo ry'Imana amanywa nijoro, bizarangiza wakurikije ibyanditswemo byose. Icya 5, uvuga ngo icya mbere soma ijambo ry'Imana buri munsi muri Bibiliya. Icya 2 risobanukirwe uyobowe n'Umwuka Wera. Icya 3 ritekerezeho ku manywa na nijoro ritindeho. Icya 4 shyira mu bikorwa icyo ryakubwiye gukora udatindiganije. Nusanga binagoye senga Imana igushoboze kurishyira mu bikorwa. Icya 5 ibyo ukora bisuzume ushingiye ku ijambo ry'Imana. Ibyo ukora byose reba niba byemewe n'ijambo ry'Imana. Curuza uyobowe n'ijambo ry'Imana. Iga amashuri yawe uyobowe n'ijambo ry'Imana. Shaka amafaranga uyobowe n'ijambo ry'Imana. Bana n'abantu uyobowe n'ijambo ry'Imana. Ba mu rugo rwawe uyobowe n'ijambo ry'Imana. Bana n'abavandimwe uyobowe n'ijambo ry'Imana. Fata ibyemezo uyobowe n'ijambo ry'Imana. Icyo gihe bizajya kurangira ubuzima bwawe bwose bwubakitse kandi bwubatse ku rutare rutanyeganyega. Ibigeragezo nibiza uzakomera ku ijambo ry'Imana uko ryari riri ejo, uyu munsi niko riri kandi ko rizahora iteka ryose. Ndetse Kristo yatubwiye ngo umuntu wese wumva ijambo rya Kristo, wumva usobanukirwa ijambo rya Kristo, akarikurikiza, akarigumaho, akarimenya, akayoborwa naryo, azaba asa n'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Ubuzima bw'uwo muntu buzaba bwubatse ku rutare. Reka nanone dusome ijambo ry'Imana, kandi mu by'ukuri nuyobora ubuzima bwawe ukabuyoboresha ijambo ry'Imana, Uwiteka azabana nawe kuko ariko yasezeranije. Ijambo ry'Imana muri Yosuwa igice cya 1 umurongo wa 8 n'uwa 9 riravuga ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarore kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Mbese si ibyo bigutegetse? Ni ukukomere ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Aho uzajya hose. Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Ariko izaba kumwe nawe ryari? Ibiri mu gitabo cy'amategeko, biri mu ijambo ry'Imana. Nubihamisha akanwa kawe ku manywa na nijoro ukabitekerezaho, bizatuma ukurikiza ibyanditswemo byose, nawe uzahirwa mu byo uzakora byose, kandi uzabasha byose, uzaba umunyembaraga, kandi Uwiteka azabana nawe aho uzajya hose. Idusezeranya niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Bene data, reka twubake ubuzima bwacu ku rutare, ari rwo ijambo ry'Imana, kuko ahandi hose ni umusenyi. Imana ibakomeze muri iki gihe turimo, mushishikare ijambo ry'Imana, ribahumurize, ribakomeze, kandi bihinduke ubuzima bwacu iteka n'iteka, iminsi yo kubaho kwacu yose, kugira ngo Kristo azadusange turi mu mahoro. Imana ibahe umugisha, mukomere mushikame. Reka dusenge kugira ngo ijambo ry'Imana rikomerere mu mitima yacu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Data, turagushimiye kuba ijambo ryawe rizima kandi ry'ukuri, reka riyobore ubuzima bwacu iminsi yo kubaho kwacu yose, mu izina rya Yesu Kristo, amen.